twagarutse tuvuga ku mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bami bayoboye u Rwanda, ariko se mbere y'uko ruba u Rwanda rwitwaga rute? Ninde warwise u Rwanda? Abami bayoboye u Rwanda ni bangahe? Mbere y'uko ruba u Rwanda rwaje rubi ari impugu, aho twumva Igisaka, Ubukonya, Ubunyambiriri, tukabona Ubugoyi bitewe n'ahariho. Abanyiginya rero baje baduka bahuza izo mpugu zose. Mu by'ukuri kuvuga yuko abami bayoboye u Rwanda ari abanyiginya gusa twaba twibeshye, kuko mbere y'uko abanyiginya baza hari izindi mpugu zayoborwaga mu buryo bwazo, ari nayo mpamvu tuzagenda tubirebera hamwe. Abanyiginya nibo babaye abami b'u Rwanda, ariko sibo baje ba mbere mu Rwanda, kuko dufite n'andi moko menshi yabaye mu Rwanda ariko ntiyahuriza hamwe izo mpugu kugira ngo zibe u Rwanda. Abanyiginya rero nibo bazanye iryo zina ry'u Rwanda, hanyuma baranayoboka, barayobora, turayoboka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abo bami. Iyo urebeye mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani byanditswe n'abahanga ba Minisiteri y'Uburezi ndetse n'Ubuhanga, nabo bakaba bikesha Alexis Kagame wanditse igitabo cyitwa Un abrégé de l'Histoire cyo mu 1972, bavuga uburyo abami b'u Rwanda bagiye basimburana, ariko iyo urebye neza usanga bahera mu 1091. Bivugwa yuko Gihanga Ngoma Ijana yadutse mu mwaka w'1091 ayobora u Rwanda kugera mu mwaka w'1124. Nyuma ya Gihanga Ngoma Ijana rero tubona Kanyarwanda waje mu 1124 avaho mu 1157. Yuhi Musindi aza mu 1157 avaho mu 1180. Hakurikiraho Ndahiro Ruyangi yaje mu 1180 avaho mu 1213. Hakurikiraho Ndoba waje mu 1213 avaho mu 1246. Samembe 1246 avaho mu 1279. Nsoro Samukondo yaje mu 1279 avaho mu 1312. Ruganzu Bwimba rero yategetse mu 1312 kugera mu 1345. Ruganzu Bwimba rero niwe mwami duteraho dutangira kubara abami biswe ab'umushumi. Mbere yaho ni abami biswe ab'ibimanuka. Ab'umushumi rero kubera iki? Kubera ko n'uruhererekane kugeza kuri Ruganzu Ndori. Mbere yaho ni ibimanuka, kuko nibo bamanutse mu mubari nk'uko tubisoma mu Nganji Karinga ndetse n'ibyanditswe mbere, hanyuma bakatubwira ko baturutse mu mubari bagaturuka mu ijuru. Ibi rero abahanga nka Alexis Kagame bavuga yuko ibi bitabayeho, ahubwo ari mite cyangwa se ibyo bita mitoloji, nk'uko dusoma muri Bibiliya tugasanga ngo Yezu ngo yabyawe na Bikira Mariya cyangwa se ngo yakuriye mu kiraro. Ibi biza guhura nuko mu Banyarwanda ba kera bavugaga yuko umwana w'umwami avuka n'imbuto, ariko mu by'ukuri nta mbuto yavukanaga, bwari ubwiru bwe bwami. Ibi rero byarakoragwa no mu Rwanda rwa kera. Dukomeje ku bami bacu nk'uko twabivuze, tugeze kuri Ruganzu Bwimba. Ruganzu Bwimba twabonye yuko yayoboye mu 1312 kugera mu 1345. Yaje gusimburwa n'umwana we w'umuhungu rero witwaga Cyilima Rugwe, utangiye kuyobora mu 1345 kugera mu 1378. Twibukiranye yuko Ruganzu Bwimba yaje gukura se ku ngoma ayihawe n'uwitwa Cyenge yabaye umwiru mukuru, kubera ko Ruganzu Bwimba yatabariye u Rwanda mu Gisaka, arutabarana na mushiki we witwaga Robwa. Bajya kwa Kimenyi akaba yari yararagurijwe yuko azaza mu Rwanda agasaba umwana w'umukobwa ibwami, yewe ngo akamubyarira umwana babyaranye akazatera u Rwanda akarubumba, akabumba u Rwanda n'Igisaka. Indagu rero zimaze kubigaragaza, Ruganzu Bwimba arashega, ararahira, yemera yuko azatabarira u Rwanda. Ni inkuru ndende tuzarebera hamwe mu biganiro byacu by'ubutaha, tukareba uko byagenze. Ruganzu Bwimba ndetse na mushiki we witwa Robwa
ni abantu bashyizwe mu bacengeri bitwa abatabazi kuko batabariye igihugu. Cyilima Rugo rero yayoboye mu 1345 agera mu 1378. Yaje gukurwa na Kigeli Mukobanya yayoboye mu 1378 kugera mu 1411. Kigeli Mukobanya yaje gukurwaho na Mibambwe Sekarongoro. Uyu Mibambwe Sekarongoro Mutabazi akaba yarayoboye mu 1411 kugera mu 1444. Dukomeje rero kubibabwira nkuko twabitangiriyeho, Abanyiginya nibo baje babumba igihugu bakita u Rwanda. Kuri uyu nguyu rero Sekarongoro Mutabazi ariwe wiswe Mibambwe izina ry'ubwami, niwe waje gukuraho uwitwaga Mashira, akaba yarayoboye Induga. Yari umunyarwanda ariko wo mu Nduga. Icyo gihe rero Nduga ntabwo yari yakabaye u Rwanda, akaba ariwe musekuruza w'Ababanda n'imitsindo myinshi. Sekarongoro Mutabazi rero yaje kumukuraho, aramutsinda. Amaze kumutsinda, Nduga ayomeka ku Rwanda. Sekarongoro Mutabazi wa mbere rero yaje kuyikurwaho na Yuhi Gahima. Ubwo bisobanuye ko yari umuhungu we wayoboye mu 1444 kugera mu 1477. Uyu nawe aza gukurwaho na Ndahiro Cyamatare wayoboye mu 1477 kugera mu 1510. Twibukiranye neza yuko uyu Ndahiro Cyamatare yaje kurwana n'abantu baturutse mu Bashi, nuko baramutsinda, bamutsinda irubi rw'inyundo, akaba ariho yaguye. Ariko yari afite umwana w'umuhungu akitwa Ndahiro Cyamatare. Yari yarabundiye rero mu Karagwe k'Abahinda, aho ni muri Tanzania, ajya kwa nyirasenge witwaga Nyabunyana. Igihugu kiza kwigarurirwa n'Abashi bakiyobora imyaka 11. Ni nacyo gihe baje gutwara ingoma y'ingabe y'u Rwanda yitwaga Rwoga. Rwoga yaje gusimburwa na Karinga. Karinga yaje gushyirwaho na Ruganzu Ndori nyuma y'uko igihugu kigaruriwe n'abanyamahanga imyaka 11. Ruganzu Ndori arakigarura, arakibumba aturutse mu Karagwe k'Abahinda. Ruganzu Ndori rero yayoboye igihugu kuva mu 1510 agera mu 1543. Akurwa n'umuhungu we Mutara Semugeshi wayoboye u Rwanda mu 1543 kugera mu 1576. Nawe aza gukurwa na Kigeli Nyamuheshera wakiyoboye u Rwanda kuva mu 1576 kugera mu 1609. Uyu nawe aza gukurwaho n'uwitwaga Mibambwe Gisanura yayoboye mu 1609 kugera mu 1642. Mibambwe Gisanura yari afite umuhungu witwaga Yuhi Mazimpaka, aza kumusimbura ku bwami kuva mu 1642 kugera mu 1675. Yuhi Mazimpaka ari mu bami basize amateka menshi mu Rwanda kubera ko uyu ni umwami wagaragayeho ibisazi. Ibisazi rero ku bami ntago bavuga ko umwami yasaze, ahubwo bavugaga ko umwami ngo yarwaye amakaburu. Afite ndetse n'insigamigani myinshi yamukuweho, dore ko yari n'umwami wagiraga ibisigo. Ni umwami wagiraga ibisazi mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe akabyuka agakora ibidakorwa, dore ko yigeze no kwicira umwana we w'umuhungu amujijije ifuhi. Yuhi Mazimpaka rero bivugwa yuko yagiraga ibisazi bitandukanye. Rimwe ngo yigeze kurira inzu ye ajya hejuru, hanyuma abona urutare, abona ari nk'amazi bitewe n'izuba ryavaga, arasimbuka. Asimbukiye mu mazi agwa ku rutare arashenjagurika. Bivugwa yuko yagiraga amakaburo nk'uko bivugwa mu bwami, ariko mu by'ukuri byari bisazi. Yuhi Mazimpaka yaje gukurwa n'umuhungu we witwaga Cyilima Rujugira. Cyilima Rujugira twigeze kumuganiraho ku migani yacu, aho yaje gucyura umukobwa mwiza witwaga Karira. Nawe mvano y'umugani ugira uti nta byera ngo de. Uyu mugani rero twarawurebye, niba ukeneye wasubira inyuma ukawushaka. Cyilima Rujugira yayoboye igihugu kuva mu 1675 kugera mu 1708. Nawe rero yaje kubyara umwana w'umuhungu witwaga Kigeli Ndabarasa,
hanyuma ayobora mu 1708 kugera mu 1741. Uyu yaje kubyara umwana w'umuhungu nawe akitwa Mibambwe Sentabyo, wayoboye mu 1741 kugera mu 1746. Mibambwe Sentabyo yaje gukurwa na Yuhi Gahindiro. Twibuke neza yuko aba bose bavaga mu Banyiginya ariko bakavuka ku Bega cyangwa se ku Bakono. Yuhi Gahindiro turaza kumubona mu migani myinshi nkuko twagiye tuyisoma, nawe yayoboye u Rwanda kuva mu 1746, ariko mu by'ukuri umwaka yasorejeho nta wuzi. Ni nayo mpamvu tuza kubona Mutara Rwogera. Mutara Rwogera akaba se wa Rwabugiri, nawe nta uzi umwaka yatangiriyeho kuyobora, ariko bivugwa yuko yagejeje mu 1853. Rwogera rero bivugwa ko yabyaye Kigeli Rwabugiri, ariko nta uzi neza ko ari we wamubyaye, dore ko Rwogera yavukanaga n'undi mugabo witwaga Nkoronko. Nkoronko akagira umugore mwiza rero w'umukonokazi witwaga Murorunkwere. Murorunkwere rero yari umugore mwiza ariko akavuka mu Bakono. Hanyuma Rwogera yabyarwaga na Nyiramavugo Nyiramongi. Nyiramavugo Nyiramongi akaba mushiki wa Rwakagara, bakaba abana b'Abega. Ingoma rero bumvaga kwizaguma mu Bega. Bukeye Rwogera wari umwami kandi abagore bose bari abo mwami, ataha mu rugo rwa murumuna we ariwe Nkoronko wari waragiye kwitabaro. Hanyuma amutera inda iza kuvukamo umwana w'umuhungu wiswe Rwabugiri. Ariko nkuko twabibonye, Rwabugiri ntabwo yavutse yitwa Rwabugiri, ahubwo yavutse yitwa Sezisoni. Hanyuma Rwabugiri aza kuryaka uwitwaga Rwabugiri rwa Gaceyeye, hanyuma yiyita Rwabugiri, bisobanuye kugira ubugiri, kugira byose. Nkuko tubibonye rero, Rwabugiri yaje kujya ku ngoma ya se, ayobora mu 1853 kugera mu 1895. Rwabugiri yaje gusimburwa n'uwitwaga Rutarindwa, ariko umwanditsi ahangaha bigaragara yuko yasimbutse Rutarindwa, ahubwo atubwira ko haje Yuhi Musinga. Ariko mu by'ukuri Rwabugiri atanga yasizeho Rutarindwa, ari we waje gutuma intambara yo ku Rucunshu iba. Kugeza aha rero mureke ducumbikira ahangaha, hanyuma ubutaha tuzarebere hamwe uko intambara yo ku Rucunshu yagenze, ibyayiteye n'ibyatumye abami baza gukurikirana nkuko twabibonye. Twibuke yuko abami b'u Rwanda baje gusoza mu mwaka w'1959. Nibwo rero Rudahigwa yaje gutanga akurwa na murumuna we, ariko nawe utaramaze kabiri. Mureke dusoreza ahangaha, tuzasubire ubutaha. Niba uri mushya mu birari by'insigamigani, turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza duhane ibitekerezo. Niba hari icyo wifuza tukigushakire, tugisome, hanyuma twungurane ubumenyi. Ibirari by'insigamigani byo nakagaruka rero. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, turabakunda cyane.